uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Nta uramiriza mu gihemu, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Iminsi yaragiye iricuma, abahemutse banezererwa mu byo bambuye ba nyirabyo, maze bibwira ko kurama no kuramya ibyabo n'ababa ari bwo butwari. Maze iminsi nayo irakundi bahisha ibizaba, kuko uko byaguhira kose ntiwaramiriza ku gihemu. Nimukurikira umukino. Uranze uragiye Gaju, uragiye unagenda untukira mu matamatama nta n'isoni. Singututse rwose, ariko ntayo nkuraho. Ntukabone maze kwitegura nigire. Yavuze ngo yakureho gakurwe kwisi. Nubuni ntacyo wari uhamaze uretse kuduteza rwaserera. Ko ntacyo maze se kukimwanze ko nigira kwiga ngayo mukampamana hano. Kandi sinzi ko wageze wanshegewe. Niba ari amamodoka asigaye aza kukureba tumutuzamuraho intugu, buretse ngiye kuguhagurukira jewe. Igihe wantegeye iminsi yo mbuzira amagambo yawe simba ngihumeka. Garukiraho Gaju, garukiraho. Nuramuka ugiye ugenda ugiye utagaruka muri urugo, urabyumva? Ugiye rwose sinzongera gukukira umuntu washe itungo. Gaju, uravuze ngo umwana wanjye ni nk'itungo? Niko uvuze koko? Ego baba rero, ubaramutse Kanyi. Niko wiharubana waretse gutukira uriya mukobwa ku mushozi koko. Asigaye asuzugura cyane beri. Yanteye umujinya tumanza kwirembo mukurikiye. None aragiye n'ukuri, ariko arabeshyera ubusa ntataha ntahataha pe. None se muratsi ugira ngo se twiringe ntaraniye neza beri. Yaratashye yasinze inzoga na bya bitabibye, maze arukantu hose agize ngo arajya ku musarane ntiyagerayo. Nyabo abirangiriza mu muryango. None uriya mukobwa yanze kubikuraho. Kandi nibutse ko nta mukozi ufite. Bagenda uko bwije nuko bukeye kubera uriya muhungu wawe. Niko bimeze. Noneho kuva hose amwirukaniye ku kazi ko gucunga umutungo uva muri ariya macumba acumbikira abagenzi, yabaye ngo ataye umutwe azinda buri munsi. Niba mwera yakuye hehe simbizi. Nyamara rero narabibabwiye mushatse mwana mwamujyana mu kigo ngororamuco, naho ubundi azabapfira ubusa pe. Wanditse wa mubyeyi we, uzi kubyara umwana umwe akakurumbira. Mbona nta n'impamvu Maduranya yahindutse. Asigaye umenya ashaka y'umwana. Nzajya kumva numve ngo umugore bakungitse yabyaye. Ariko umenya ntabyihanganira beri. Nakwimanika bisho. Uyivuga utyo Kanyi. Nukuri hangana. Nzagira Maduranya tutavuga rumwe. Ngire twiringiye igisinzi n'igisare. Ngire narira cyano ry'umukobwa rinsuzugura. None hejo bundi ngo bamubonye hariya mu isantere hagati yinjira mu modoka nziza ifite bya birahure bitabona. Reka ye ngo yamazemo nk'amasaha 3. Ubwo urumva atatangiye kutugambanira beri. Usiko nzigiye Kanyi. Ngo zigiye gute beri? Zigiye ta. Ubwo se byo bihuriye n'ibyo nkubwiye. None se niba uriya mukobwa yatangiye gushakisha abayobozi abagambanira, abanzanye wa muti wo kumwikiza, urumva ntazigiye se? Urahuzanye beri? Ndawuzanye. Ko witse umutima se. Ariko se biracyamaze iki kumenya ibyo kumwikiza bitagishobotse beri? Wateke ntumbwire ko mvu nibuza Kanyi. Mbabarira singe shuti yanjye. Ninde? Maduranya yavuze ko atatinyuka kwica umwana wa mushikiwe. Tekereza rero mbikoze tutabyumvikanye hakabimenya. Urumva namukizwa n'iki koko? Ariko ntukabinjije Kanyi. Rimwe na rimwe hari ibyemezo ugomba gufata utagishije inama Maduranya. Urumva cyane nk'iki cyo kwikiza mwishwa we. Yego inyungu ugamije nizanye umwembi, ariko si ngombwa ko buri gihe amenya imigambi yawe. None se abivumbuye nyuma wa. Ugomba kumenya ubwenge di. Ubundi nutiva amazabibwirwa n'iki? Kandi ndabizi neza ko Gaju namara kuva mu nzira ibyangombwa mwabuze by'imitungo bizaboneka. Nubundi nicyo cyonyine kibura. None se nyine kuko namara gufata uzatanga itangazo rishakisha musaza we. Nataza gushyingura mushiki we, abayobozi bazaba babibona ko atakiriho. Ubundi byose bikemuke. Ngaho nyigisha ko ngomba kubigenza rero maze nikizishyana. Kugarutse se kandi wari uvuze ko ushaka kwinjira mu rugo n'amaguru. Nibutse ko nahezotse ntagukoreye bya bintu ukunda. Reka mbanze nzimye imodoka ngo uhobere nirekuye. Urishimye? Ndishimye cyane kandi ushobora kumva ukuntu iyo umpobeye numva umunezero udasanzwe. Utarira se? Sinarira gusa ndishimye urakoze. Uheruka kumpobera kera kuri graduation yanjye. Nguhobeye ngushimira
nako sinabona uko ngushimira kuba uyu munsi nongeye kubona agashiki kanjye ni wowe. ariko wampemukiye uba waretse uriya mwana tukamukura hariya hantu. muzane heshe muzane iwanyu nanjye mpari ntari. umwaka umwe ubura ngo ndangize kwiga nitwa Enjeniyeri Kabera nawe umbereye nk'imyaka 100. ariko byose niwe wabyiteye, wanze ko papa guhembera iminsi umukorera. none se kuhigimye Kabe nicyo umpisha we? Shengera umutesi reka mwihorere. umpisha iki we? Shengera rugendo ushaka kumenya byinshi kandi si byiza. hari ibyo utagomba kumenya rwose. Kabe ndakwinginze mbwira kuko numpisha birambabaza cyane. uko winjira mu buzima bwanjye cyane utuma ntabasha kugira icyo nguhisha. ariko nanjye uzi neza ko ntacyo nguhisha Kabe. umusore nakunze akambabaza ni wowe wenyine nabibwiye. urabizi neza ko kugeza ubu iyo ababyeyi bamumbajije mbabwira ko yagiye kwiga hanze. ndabizi. none se wowe kuki umpisha ibyawe? ndabizi neza ko papa agukunda arakwishimira. ubu uri mu bantu bake yizera mu bakanishi. ndabizi aranyizera kandi rwose narabikubwiye ndamukunda cyane. n'umushahara rwose iyo nemera yari kuwumva. oya Kabe ni ukuri umaze imyaka myinshi umukorera, uba ushatse wamusaba kuguhemba. buriya rero papa wawe ngejeje iwanyu mama wawe ntiyabyishimiye kandi ndamwumva rwose. bansobanurira abantu benshi bagiye bafasha bakabahemukira abandi, ariko si wowe. ariko kuki batazi Kabera ko ari umwana mwiza, ko agira umutima udasanzwe? shenge ntukame morale rwose ngo kabye. akazi ko muri weekend rero nako kwishyura ibyo mpabwa iwanyu niyo masezerano nagiranye n'umubyeyi wawe. niga yisumbuye nategeshaga amafaranga wampaye andi nkayakorera mu igaraje mu tuntu tumwe na tumwe dutandukanye nyine nakoraga. ikindi nubwo mpakora ntahembwa maze yagira atyo akampa amafaranga rimwe nkayanga ubundi nkayakira. wabonye ko yavuye hanze anzaniye telefone nziza na laptop byo kwifashisha mu masomo yanjye. Kabera rwose nurangiza kwiga papa ntibwirize kuguhemba, njye nzagushakira akazi mu yindi garaje bamugutware. nta wundi muntu nakorera atari papa wawe kandi humura rwose azampemba twarabivuganye. none se tugarutse ku kibazo cya mushiki wawe, uriya nsabye mama kanyemerera ntiwakwemera ko tumukura hariya hantu koko? mushiki wanjye mwihorere aze kwihangana ndamwizeye kandi igihe gisigaye nicyo gito kuruta igitambutse. ahubwo hari ikibazo maze iminsi nshaka kukubaza. mbaza nguteze amatwi Kabe. ku muntu wasize aguhemukiye yagarutse kandi akaba adasiba kuza. sinshaka kumwumva Kabe, no kumubona bintera isereri. okay I'm sorry, mbabarira rwose sinzongera kumuvuga. none se she karame Kabe, umuntu umwe wambwiye wakwemerera ko agukunda ninde? ndamuzi? burya nawe bereye Gashu, hari igihe mba numva nshaka kuba jyenyine izaba. ariko wari ukwiye gutuza Gashu. impungenge wari ufite ikeka ko umusaza watakiriho zose zarashize. izo zarashize, ariko uko bwije nuko bukeye Mukamarume niko arushaho kuba umugome no kumbwira amagambo mabi. ihangane sha Gashu, ko twari tuzi ko tuzajya kwiga tuba mu kigo se tukabahunga bikanga tukaguma inaha. icyo nacyo kiri mu bintu bibi Imana yankoreye izaba. kubona koko nsinda bakama ishuri ryiza, Marume akanga gutanga amafaranga make nasabwaga ngo nige, kandi ibyo barimo byose ari ibyamamasha. ibyo wibigarura kuko nanjye byarambabaje. mama yanze kundehera ngo nigire kwiga ahandi akantegeka kwiga inaha. ndabizi warababaye izaba, ariko ukwiye kwiyungana mama wawe ukanasubira mu rugo, umenye ko ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe kandi ibyo akora byose aragukunda. kwigumira kwa nyogokuru nibyo bimpaye amahoro. ndabizi ko ariho ufite amahoro, ariko nibura ujya unyuzamo haca abone kumutekereza. numva mfite ikintu ku mutima Gashu, ku buryo no kurebana nawe bingora. si kimwe na nyokuru muriya, sinifuza guhura nawe mu nzira. ari ubwo Mukamarume anuka akantuka koko nkamureba nkumva ahubwo jye warambabaje. arahara araramye, ntazi ko umugabo we na mucuti we bamuca inyuma. we ntuzi ikinteye impungenge. n'igiki?
tekereza nk'ubu ngiye kumva nkumva mama wanjye aratwite. kandi birashoboka cyane we ko akiri muto se. Umenya nahita mbi nta Gashu. Wagerageza kumwumva nshuti yanjye, nawe se ko yapfakaye ari muto, aragusigarana arakurira, dore nawe urakuze ugeze aho urangiza yisumbuye. Oya Gashu wivuga utyo, nuko atari mama wawe sha. Aho kwitwara kuriya ngo bizamenyekanira bizavuge nta hose ko mama yatwaye umugabo w'abandi, yashaka umugabo nkabimenya ko mushatse nkagumana na nyogokuru wanjye. Wirakarashayiza ba. none se ngo bigenze bite Matura? Nimwakire namwe mwirebere. Mumaze gusoma se? Fata beri nawe, fata isarere ramfasha. Humura. Yiwe, aya mafaranga yose azava Maduranya we. Ceceka aho ngaho. Hasi urasa kujubona abantu bose bahuruye. Ngombwa kugira rubanda rwose ibibazo dufite. Umva reka mbabwire. Nimureke tuve muri aka kajagari. Umva ko bagira ngo iki? Ikira gihungu cyawe none ndakicakanyi. Niko. Nukuri ibintu birakabije pe. Nzi neza ko nta kwezi na kumwe ntamuhaye amafaranga ajye gusura. Ngo iki Madura? Ngo igihungu cyandi. Niwe wakireze nabi. Mbese inshingano zo kurera umwana twabyaye n'izanjye ngenyine. Niba ntazi kurera kuri se wakoze iki? Umure mu bwonko kanyi. Musaze ntakwereka. Naguceka kandi urabizi. Ariko nimutuze nyamuna rwose muvuge buhoro. Yanda. Nimusigaho mutiha rubanda. Aho gutongana gutyo mufatanye gushaka umuti wo gukemura iki kibazo. Babakurere zirangufuri ku miryango. Ubuse koko amafaranga angana atya twayakura heberi. Yaho bigeze no bana natekereza neza. Uwama byeri nk'inkwe. Mfambese. Byeri nyine. Wabona unabeshyira umwana wangize byeri n'abagore usigaye ubamo ibyo byatumye udasora. Uvuze ngo kikanyi, uvuze ngo ukomeje kuza kuriza ibibazo n'ibyo. Nagukosora, naguceka nkakuvuga. Ariko wamureko sigaho rwose. Murekure beri. Wowe gisigaye ari ukurwana se hari iki? Oya reka. Nukuri curuka Madura. Mwigira ikibazo ngo muryane kandi ari mwebwe ubwanyu mugomba kugikemura. Wose murabona biri buherere he? Niko Madura. Reka nigendere n'ubundi. Ngumanye n'uyu mugore byaba nabi. Ntureba ko agiye buriya azagaruka ejo bundi. Nawe rero kanyine noze gucira bugufi umugabo wawe. None se buriya hari uko mba ntagize. Umva umugabo azaniwe fagitira miliyoni zirenga 50 ataza wazazikura. Abacururiza hose hashyizweho ingufuri kubera kutishyura imisoro kandi azi neza ko yaga umuhungu wanyu amafaranga ngo ajye gusora. Niko aho kumutwara buhoro uramubwira nabi koko. Mbabira cyane nawe beri wishaka gushyigikira Maduranya uriye. Ndambiwe inyuro zambwira ngo igihungu cyanjye bose hari umwana nazanywe. Yewe ndabona bikomeye da. Ubuse murabigenza mute bavandi? Nukuri biranyobeye. None se beri ndakumva ko ari wowe umenyana n'abantu. Nta muntu muziranye twakwinginga bakadukingurira ubundi akanadufasha tukajya twishyura buhoro buhoro. Ibi byo birakomeye kanyi. Kutishyura imisoro ni ikibazo kitoroshye pe. Gusa nashaka wundi wabafashije akanyandiko y'imodoka numve. Cyangwa ato umuturabonetse. Wabwira Maduranya tukagurisha iriya fuso ntitwakuramo imodoka musigaranye yonyine mushobora kubonamo amafaranga kanyi. Uzi ko idahari mu minsi mike mwaba munaburara. Inzu z'amacumbi zirafunze. Idepo ya byeri n'akabari nubwo byari bisigaye bicumbagira birafunze. Ahubwo musubiye ku isuka ndakurahiye. Uvuze ngo ikiberi? Waryamye Karura arwaye mwana wa? Ndi muzima nuko nageze ahananiwe nkajya mu buriri akavura kagwa kakambikira. Ese none se uriya mushyitsi wawe turamubwira ngo iki koko? Genda umubwira atahe mama, kandi umukozi wawe nawe ndamwiyamye ntakihutire kubwira abantu bose baje hano ko mpari. Mwana wanjye ko wagiye ubenga abasore umusubizo nkagira ngo utegereje ko mugenzi wawe uri yavuyo yari yaragiye kwiga hanze, none aho yazi akabaza hano ukamwicaho cyane ubona udakuze she? Mama ko wamenya kumbeshyira mbenze bangaye. Abo numva nzi ni nka 4. Abo ntamenye wabona ari bo benshi cyane. Sinkuze byo kwiheba no gusubira inyuma mama. Usubira inyuma gute se kandi? Mama ubwo nababwiraga ko uriya musore yagiye kwiga hanze nangaga ko muzakomeza kumumbaza, ariko mu by'ukuri ntiyari yarajyanywe no kwiga. Ute? Umuntu uzi ibyambayeho ni Kabera, niwe watumye nde ku mugambi nari naracuzeho kwiyahura.
ubwiriye ndindagizi yansezeraga insesereje ijyanye n'undi mukobwa ngo bagiye kubana hanze. Kuki utabimbwiye mwana wa? Kuki wababaye ukagera ugutekereza kwivutsa ubuzima utambwiye koko? Ma, urabizi ko Musa twakuranye tugakundana mwese mukabimenya. Yaba iwabo yaba mwebwe mwari mudushyigikiye. N'ubundi natangajwe no kumva ngo yagiye kwiga hanze atadusezeye, ariko sinabitindaho kuko nzi ko hari abagenda bitunguranye. Nuko byagenze rero. Mbega umuhungu mubi. None se ubundi bwo wabonye azana n'umukobwa kubwira atyo gusa utarigeze ukeka ko akubangikanya mwana wa? Habe n'umunota n'umwe cyangwa isegonda. Kuko urumva uwo mukobwa bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga, bakaba ari naho bavuganira kugeza ubwo bemeranyije ibyabo. Azi no baramaze gushaka ibyangombwa ngo bagende. None ko amaze iminsi 3 agenda muri uru rugo arashaka iki? Nko mu mezi make ashize nibwo yatangiye kunyandikira ambwira ko ari hafi kugaruka nsaba imbabazi. Ariko sinigeze musubiza pe. Telefone yanjye ngiye ibyo yanditse byose narabisomye ndamwihorera. Ngusabye imbabazi shenge mwana wanjye. Nabaye kure yawe kandi mpari. Mama, ndakuzi ko kuva kera ubuzima bwawe ari akazi. Sinakurenganya pe. Kandi uwo murekabera yaraho kubereye arankomeza. Sinabura kwigaya. Ariko ndanarakaye we. Umuntu ampamukirira umwana narangiza zana nyicarire mu nzu yisanzuye. Ndagiye musomere yumva uko abaye. Uya mama ubibikora. Ngwiki mureke rwose yicare nashaka agereka akaguru ku kandi. Ariko simwitaba. Natigiye nk'icyo yantesheje. Ababare nk'uko yambabaje. Kaba ari agasuzuguro tumwihoreye gutyo nkaho nta cyabaye mwana wa. Igihano kiza no kumwihora agakomeza kwiruka inyuma y'ibyamusize. Yacanta kumureka. Kuko nakunze undi kandi ntibishobora guhinduka. Ngo wakunze undi se? Turamuzi se? Nuhe mubaza hano sha? Uwo nkunda arahari sinamukubwira ubu. Kuko nawe ubwe ntabizi. Ariko uwo nkunda ni ukwiriye urukundo rwanjye. Impore mwana wanjye uriya musore yarakubabaje. Ekera gusetsa nukuri. Ariko tekereza abakobwa b'inkumi we. Ibaze yagira uzisanga twuriye igiti cy'amapera. Uko mpereza nirire. Wapi turabanza tuyarongesha izabareka tujyana yangaya tujye kuyaronga. Warukimbwira Gashu. Kubona iwanyu bidasanzwe Gashu. Sha niba ari ibibazo bafite kubera cya gihungu cyabo cyabateje leta kuko bajyaga amafaranga yo gusura ntigisori. Ubundi hakazamo amande bakaba babishyuza amamiliyoni menshi. Mbona barahindutse. Bahindutse neza se cyangwa nabi? Niba navuga ko ari neza cyangwa nabi nanjye simbizi zaba. Kubona hashize ukwezi kose Mukamara umatantuka. Ntaha ngasanga yatetse akangaburira nta kibazo. Wowe urumva ari gusa ari uteka se? Nukuri da? Niba ari ubukene bwayo muteye sinzi cyane ko na Maruma kiruka muyoboza asaba imbabazi ngo nibura babafungurire bazagende bishyura buhoro buhoro. Naba nkubeshye simbizi pe. Umugore ateka kare maze ngasanga byahiye akangaburira n'umutima mwiza. Sigaye nibaza niba ari wa muntu wanukaga akanyima ibiryo akandaza hanze bikanyobera. Urabizi Gashu, ngero ndumva ari ikibazo. Umuntu wakwangaga kwa kundi akagutoteza akagucyurira akakuvunisha akakwicisha inzara akakuraza hanze ugahindutse ate koko? Uretse nawe na Maruma asiga mvugisha neza we akambaza niba niga neza ibintu meruka kubazwa na mama kiriho akambaza niba nza amakuru ya musaza wanjye. Gashu, witonde abo bantu bafite icyo bagushakaho cyangwa nuko ngiye kurangiza kwiga we. Harya ntavuze gusiga amategeko muri kaminuza kandi ukabivuga wumva? Ibyo bivuga buri munsi ko nziga amategeko cyane cyane arengera abana bafite ibibazo nk'ibyanjye. Witonda ahubwo urwo rukundo bakwereka n'urw'injangwe ikunda imbeba. Shaza abaye we ntera umutima mubi nari ntangiye kwishima. Cyangwa rero bageze ko musaza wasigaza gukura mu modoka. Bamenye ko atapfuye ahubwo ko yabaye umuntu ukomeye. Ubwo ntiyaba ariyo mpamvu. Ibyo byo ntabyo bakeka kuko ngo bazi ko ari ikigabo kintereta.
umenye ko umuntu kwanga nka mukanyokorome no guteretswa n'umugabo ukomeye atabikwifuriza. Icyamubera kiza rero ni ukukubonana na rwa rugabo rw'urusenze rwa hariya muri santere hafi y'isoko harya rwitwa Rwanda. ibyo bamuhibye ryo niryo nzi ngo ni birikaraga niwo rwose akubonanye na birikaraga nibwo yakwishimye. ese wumvaga iki kanyitayeho rwose muri ino minsi? witonde muko witonde rwose urukundo. kugira inshuti nkawe ntako bisazaba ni ukuri ndagukunda cyane. byari byantunguye ariko nkagira ngo ni uko bugarijwe n'ibibazo. ndakwanze ntigivamo ndagukunze shagasho cyane iyo harimo ikibazo cy'ibyisi byatwaye benshi umutima. nanone umwaka urashize Bbox ikugezaho ibicuruzwa na serivisi ntagereranywa. ubu none muri izi mpera z'umwaka n'akarusho uguze umurasire wa Bbox mbere ya tariki 30 Ugushyingo urahita uhabwa iminsi 15 yose ucanira ubuntu. si ibyo gusa kandi ku bakiriya bashya baguze umurasire na televiziyo ya rutura ya Bbox mbere ya tariki 31 Ukuboza tubaha iminsi 10 y'inyongera. ku bindi bisobanuro wahamagara 1044 cyangwa ukabaza umu agent uhagarariye Bbox mu murenge utuyemo. Bbox, iterambere ryanjye muri byose. Ego twaye abashomeri birarangiye kanki. Wandetse wa mubyeyi we ko numvise noneho ngo basohoye amatangazo. none se kubona iby'ubucuruzi byanze inzu z'ubucuruzi zikaba zigiye kugenda nawe ukabura uraramye uragera ngo naha muri bazaha baturumbure kubona uriya mukobwa amaze gukora kandi akaba agenda abwira abantu bose ko abishatse mwasohoka iwabo uzi ibyishimo afite kuko mwahombye aho bazahankura ndi umurambo bazaba ari imvune zanjye babara imyaka yose maze ndera ari yashyano rinsuzugura maze wampembera ibyo yewe nakazi kawe mada ntuzavuga ngo mucuti wawe sinakurwanyeho erega nukuri byarananiye gute se n'ubu rwose umuti wanzaniye ubitse mu myenda yanjye ndagenda ngaterura agacupa nkakazana ngo nshyire mu biryo bye umutima ukandya neza neza ariko ntukigire umutesi kanyi wowe untumye se utafashe icyemezo kubera iki nukuri hari nubwo nari nabirangije neza umuyaga urahuha mbona uw'inyanya atambutse aha yambaye imyenda y'umweru ariko nyamara uraseka kandi narahise nikubita hasi ngaterura ibiryo maze gutegurira umukobwa we nkajya kubibena mu musarani kanyi wisetse bigogoye umukazi wawe umaze imyaka 10 avuye kuri iyi si nyamara umenya ntari umugome nk'uko mbitekereza bene umva rero nkubwire Kankindi iyo udatanze umwanzi aragutanga uriya mukobwa uhora avuga amategeko araje yiga azabazengerezeho n'umugabo wawe muburaho mukwirwa ko wimyoza se ntimuzirukanwa hano gusa muzanafungwa ariko berera nawe intera ubwoba ngo tera ubwoba ikise ndakura he muzafungirwa gutoteza imfubyi gutagaguza imitungo yazo umuhungu wawe azaba uwande ko ari wowe yari afite ngaho rero mfasha beri rwose ntugende ufashe tubitegure kugeza birangiye umva icyo nagombaga kugufasha naragikoze Kanyi rwose ibindi nawe wirwarize erega nukurya ubundi akajya kuryameje akazabyuka byarangiye nta muntu uzagukeka Madura nyabimenye umenya yamunkurikiza mbona aho tutacyumvikanira asigaye amukunda rwose ngaho umva atangiye no kugutwara urukundo rw'umugabo wawe ubwo ntiwumva ko byarangiye noneho ndagerageza beri ndihangana mfunga umwuka ariko se ninongera kubona umuyaga nk'uwo nabonye ubushize ko nta muyaga wabonye nta n'uw'inyange watambutsa nubwo waba uri mu mutima wawe none se wakwihanganye tukabitegurana ko wabona nawe ubyiboneye n'amaso bene ko aribwo wamenya ko ntakubeshya koko umva Kanyi ngiye kuguma hanga ufashe ariko uranyishyura urumva ntuzakomeza kumvunira ubusa oya si ubusa turi inshuti beri nanjye rwose ntacyo wansaba kugukorera ngishoboye ngo sinkigufashe mu bucuti se wabushyira mu nda muze ndakwingize rwose aha hantu hagure rwose
kandi ni heza rwose ntabwo uzahomba ku isi. niko kabe ko nigeze ntekereza gushyira amafaranga mu bindi bintu bitari amagaraje koko ntubibona ko dufite amagaraje 3? Yego nyine umfasha kuyakurikirana neza hamwe na shirenge, ariko mbona bituvuna cyane rwose. None ngo tugure n'amazu y'ubucuruzi tujye no mu macumba acumbikira abagenzi kandi kure y'umujyi noneho. Noneho ngiye kukubwira impamvu. Urumva muze uteze amatwi nta kibazo mbwira. Ibi bintu bitezwa cyamunara ureba muri iki kinyamakuru ni iby'iwacu. Iwanyu? Iyi mitungo navuga ko ari yanjye na mushiki wanjye, kuko yamaze acumbikira abagenzi ni aya mama, aya y'ubucuruzi, imwe yari depiranguza inzoga, indi ari akabari, byose ari ibyacu. None se wabiretse mwana wa? Ndakwinginze rwose injira muri icyamunara muze. Isantire y'iwacu rwose niyo mu cyaro yego, ariko ni isantire rwose ikomeye igendwa n'abantu benshi, ikikijwe n'icyaro cyera cyane kandi iri hagati y'imijyi ibiri ikomeye, umwe wo mu burengerazuba undi wo mu majyaruguru. Kabera rwose wambwije ukuri, mbwira uti nguriza ngura ahantu. Muze uranzi bihagije rwose. Ndakuzi cyane mwana wanjye. Ungurije nkagura rero. Nashaka nkagurisha rwose nkakwishyura, ariko rwose bimenye ko ari ngewe wahaguze byanezeza. Burya umuntu akunda iwaberega, igihe cyose aba yumva yasigasira ibiranga amateka y'iwabo ntibisibangane. Muzehe rero nakuze mama wanjye rwose akora ntaruhuke, igihe cyose agahora ananiwe, byose ari ukugira ngo tuzagire ubuzima bwiza. Ibi byose yarabivunikiye. Ayo macumbi n'akabari byitirirwaga izina rye, riragenda ramenyekaniye iwacu rwose, abahagenda bose bari bamuzi. Niyo mpamvu rero numva nshaka kuhagura nkongera nkazamura izina rye. Ni byiza ko udashaka ko izina ry'umubyeyi wawe rizimasha. Oya ntirikazime mpari rwose. Yego rwose. Ndashaka kuhazamura hakongera hagakomera. Mushiki wanjye ararangiza kwiga, ahakorere hazamuke hagere ku rwego mama yifuzaga, kuko yarwaye yari afite gahunda yo kubaka ihoteli izatwitirirwa turi 3. Kabe kuko wambereye umwana mwiza. Yego ntakubeshye, iterambere mfite ndikesha imikorere yawe. Icyo ushaka cyose nemeye kugikora. Urakoze we muzehe we, urakoze muzehe wanjye we. Umva nkubwire, ushaka amakuru neza umenya y'icyamara kizahagararira. Nzashaka abakomisiyoneri bazi iby'ipiganwa. Ubusoko ko nagushimira ntabuze. Oya wipfukama. Wipfukama Kabera. Oya rwose iki gikorwa ngore urakoze rwose muzehe we. Kabera byuka hatagira usanga engineer arimo kwigaragura hasi. Yo muzehe byuka rwose. Imana izakomera ijuru, izaguhe kuramubona abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure rwose bugushagaye, kandi izaguha iherezo ryiza. Nanjye Kabera izambesheho rwose maze ngo ushajishe neza, ngukorere ibyiza byose bizatuma umutima wawe uhora unezerewe. Kubyutse bigenze bite Madura? Ndose nabi reka ntaye. Reka sinatuma ugenda muri iki gicuku. Ese ubwo uhuye n'abagizi ba nabi bakakugirira nabi wamunsizeyo koko Madura? Aho nawe usize mu nshuti wawe mu kiba wawe. Ryama yewe winyicisha imbeho, dore usigaye uri n'imboneka rimwe. Beri ndakumva. Ibibazo ndi murabizi, ngomba gushyira imbaraga kuri iriya modoka, umutungo wonyine sigaranye. Shawse ko nakoze uko nshoboye ngo ngufashe niho gutereza cyamunara bikaba byaranze. Ariko wanandangaje ntituganire Beri. Gute se? Nzana nifite intego yuko turi buganire ku buryo nakwigobotora ku bibazo mfite. Ndakumva rwose kandi ndakugira inama. Urabona amatangazo y'icyamunara yarasohotse kubera ikibazo cy'imisoro. Yo umuntu aterwa no kubyara nabi we. Yarute no gushaka nabi. Cyose uriya mwana wawe yazize nyina wamwishe. Ubundi ni gute mwohereza umwana gusora ntazane inyemeza bwishyu mu gatuza? Nabaga nzi ko yazihaye nyina, kandi niwe wamwizeye amushinga kujya kudekarara akanishyura. Urumva nako ibyo tubyihorere, ntitwagarura igihe kuko iyo gitakaye ntikigaruka.
ndagira ngo dushyire imodoka ku isoko. Nituyishyira ku isoko hazavamo amafaranga make, ariko ntihazaburamo nibura yagura imwe mu mitungo izaba iri muri cyamunara, kandi icyo gihe ninyigura izaza yitwa iyanjye itakiri ya mushiki wanjye. ariko wari umaze kuvuga ngo iki koko Madu? ntiwari uvuze ko iya modoka ariko akazi usigaranye? ubwo se nuyitanga urumva uzaba usigaranye iki? ariko akazi kayo karavuna cyane Beri. si kimwe nuko twayigurisha tukagura ariya mazu yacumbikiraga abagenzi. ibyo ari byo byose kuko ari cyamunara azakurwa make, dusagura yo kuyavugurura yongera akore, noneho ngiye mpicungire. oya rwose sheri, imodoka yacu rwose icunzwe neza yabyara amafaranga menshi aruta ayo mwavana muri ariya macumbi. erega inaha amaze no kuba menshi. uko yaba menshi kose urumva ariya yacu yubatse izina arazwi cyane, ahubwo tuyavuguriye hagasa neza twakora. none se Madura Karamubere, wumva udashaka kumpenda ubwenge? gute se mugore mwiza? iyi modoka ko yari yanditse ku mazina yanjye, numara kuyigurisha ukagura hariya muri cyamunara ko hazakwandikaho hakaba hawe n'umugore wawe, urumva ngewe nzaba mfitemo uruhe ruhare? uvuze ngo iki? ibyo mvuze se ntiwabyumvise? iki ariko ngira ngo nubwo imodoka ikwanditseho n'ubundi yakwanditsweho kubera impamvu twese tuzi, ntibivuze ko uyifiteho uruhare. yavuye mu maboko yanjye n'umugore wanjye tuyikwandikaho. nyifiteho uruhare kuko yanditse mu mazina yanjye di. mbese uri hehe shenge we? uriya ngo nawe urebe ishyano ryaguye hariya hantu koko. ngo iki mama? mbega ibyago baba we, mbega isi. ubonye iki mu makuru mama? yewe isi yameze amenyo koko. ni umukecuru ngo washatse kuroga mwishywa w'umugabo we, nuko ngo umwana we aba ari we uburya buramugarika. none uwo mukecuru nawe ari mu bitaro kuko yamaze kubona ko zishyana akimanika, ariko bakamutesha atarapfa. ariko abantu babaye bate koko? ubwo ntiyikoze mu nda? aha, ibi ariko na kera kose byahozeho. nuko abantu batiga, ubundi nta muntu uba agomba guhemukira imfubyi, kuko kwihemukira niko Imana yongera abarinzi bo kuyirinda. we na papa murabizi kuko mwakuze mutagira ababyeyi. aha, ewe mukadata yaranyanze we, aranyanga koko, aranyanga kugeza ubwo njya mubona ngahinda umushyitsi ataravuga. mana we, kandi ubwo yakwangaga atyo nawe afite abana. bafite nyine, hari nanjye ubarera mwana wa. ubwo uzi ko yashatse kunshingira bwa mbere mfite imyaka 13. ngo uki mama? ku mugabo w'umusaza wari umaze gupfakara w'iyo ngiyo iwacu. abana be bamushakira umugore wo kumushajisha. asikiwe maze ashaka ko ari wowe ujya gushajisha uwo musaza rero? cyane rwose. maze anabyumvisha data, babyumvisha imiryango, babishyuhamo, ndangije ndabatoroka. none se mama, kuki wamwanga ko papa afasha akabera kandi muhuje ikibazo? unyumve neza shenge mwana wanjye, sinanze ko afasha imfubyi, icyo nangaga ni ugupfa kwizera umuntu. ikindi nanze nuko kabera uri yagirirwa neza akigira idebi, noneho twumvikana ko ibimureba bimwe na bimwe abyikorera kandi byamugiriye akamaro. nawe arabigushimira. ariko kabera mwihorera ukomeze unyibwirire ibyawe mama, nuko nyine urabatoroka. ariko mwana wanjye ukunda inkuru nk'ifuku. erega niho mba nkuboneye ngo tuganire, ahubwo reka nkuryameho umbwire niryamiye kuri mama wanjye. ubwo nyine narabaturutse nza nshakisha mama wacu wari utuye inaha mu mujyi utari yarashatse. kuko nari narigeze kuzana na mama kumusura, mpagera nyuma y'iminsi 3 narahabye nsa nabi nshonje, ankubise amaso ararira, araboroga nk'umwana muto. yari atuye ahantu muri karitsiye y'abantu benshi barahurura baza kundeba. icyo ni ikintu ntazibagirwa. amfashe mu maboko arira cyane, avuga mu Giswahili ngo mutoto wa dada yangu, niba mbivuze neza simbizi. uzi ukundishije mama? kera byarandizaga ariko ubu ntibikindiza kuko Imana yangiriye neza. ariko uwo nyoko wanyu yese agufata arakurera aragukundishira agahinda. yangiriye neza, niwe wahise aba umubyeyi wanjye, arankunda. yari umutayera anyigisha kudoda, gusa nawe ngize imyaka 17 yakoze impanuka ntiyarokoka. ntangira urundi rugamba ntyo. nyine muri ako gahinda nibwo namenyanye na papa wawe ari umukanishi,
kandi nawe aba kwa mukasa umutoteza maze turakundana. Ariko mama wararushye pe, uwarushye nta ruharimo. Ubwo kuki Imana itakubabariye ngo wabeho koko? Imana jya ubyihorera ikora ibyayo kandi byose niko biba ari byiza mwana wanjye. Alo wi ngo uyasha ntumbwire ko ari byo mama yabonye mu makuru. Mwikondoleyanse ihangane sha, byensi ni ukugutabara. Pole sha ni ukuri. Ye baba we. Okay, reka mbibwire mama. Iyo nsubiza utyo uba wumva nta soni ufite Izaba? Ngusubije bitewe n'ikibazo mbajije ariko. Ye? Umva rero Berina, mvira mu rugo ujye iwawe undekera umwuzukuru rwose. Ni umwuzukuru wawe ariko ninjye wamubyagomba kunyubaha mama. Ubaho wiyubashye mama. Rwose babana naje kwa nyogokuru nguhunga. Kandi nkuko navuye wawe mbikubwiye sinzongera gukandagira mu rugo rwawe. Ku buryo udashobora kuza kunsigarira ku rugo ngo njye kurwaza undi. Wamuretse agapfasi. N'ubundi ko namenye ibyo umukorera witwa mushiti wazongera akiyahura. Niko Beri, koko waratinyutse ubinshoreke y'umugabo wa mucu. Izaba, uri umwana mubi. Waratinyutse ubwira mama amagambo nari nkeneye uwo mbwira nkaruhuka. Kandi nyogokuru wanjye nari mbizi neza ko atazakuvamo, ariko sinari gukomeza kubibika mu mutima wanjye. Nuko warakoze muko. Yari kubimisha sakambwira ko ahumva iki wabo. Kandi nanjye kuba naracetse simbi kubaze nuko wari wambwiriye umwuzukuru amagambo akomeye ngo nagira wabibwira uzamuvuma. N'ubundi mbishatse namuvuma umwana utazi kubika ibanga rya nyina. Umuvume nanjye nkuvume Beri. Ese ubundi umuvumo w'umubyeyi gito ukorera amahano h'umwana ari wamufata? Wamufata nyine. Uko rishaka mama. Namaze kumenya ko ibyo muvuga by'umuvumo ntacyo bivuze. Kuko nta uvumo w'Imana itavuga. Cacaka wanshege wayo umukobwa. Cyane ujya gusigara ku rugo njye kurwaza undi. Nta bivuze kandi ndabisubiramo. Sinzagaruka mu rugo rwawe. Ninkundana n'umusore agakenera kunsaba, azaza kunsaba kwa nyogokuru wawe. Nta soni, ubwo sibyo uvuga n'ibiki. Iyo ukora biri ubikora undi muntu utitwa inshuti yawe sinari kubabara ntya. Ariko nabonye ko nta mubyeyi mfite. Nta mubyeyi ufite? Wivuga utkiza abayo mwana wanjye. Umubyeyi uramufite kuko iteka ryose Beri n'uyazitwa nyoko nta n'umwe uzamusimbura. Ngo abimenye se. Azahora ari umuntu mubi mu mutima wanjye rero, kuko umuntu ugambanira inshuti ye ntaba ari umuntu. Nuko uri umwana Izaba, mba nkubwiye ijambo. Sinzi muto kutumva ariko ushatse wambwira. Ariko rekeraho guterana amagambo n'umukobwa wawe. Rekeraho nabi. Njyewe urwo rugo rwawe ndaza ndusigareho, ariko ukwiye kwihana. Nihana se nihana. Ariko utekereza umunsi nkuru yabaye Kimomi no hose nyogokuru. Wahora niki? Ko mama ari inshuti n'umugore w'amaduranya akabona mukeba. Umva mbese nibikureba na gato agakobwa kivanga mu byo katazi. Izaba jya mu cyumba cyawe mwana wanjye. Niko se Beri na mwana wanjye. Ndakumva mama. Igize iyo ntebe hino tuganire. Ubundi ko nanze kuvuga byinshi umwana yumva. Biriya bintu wabitekereje ute koko? Mama, ndakumva. Maduranya naramukunze. Ego man. Nako nishakiraga kashi kandi narazibonye. Utekereza ko inzu yanjye avuguruye kuri ya mafaranga nayakuye he? Ni Maduranya ubwe. Niwe wayubatse yiteza igipande banayishyira mu isima. Ego man. Ikindi ubu ufite imodoka yifusi inyanditseho. Kandi byose mbikesha Maduranya. Ngo ufite inkiberi. Imodoka yifuso mama. Ego. Iyo Maduranya yitiye yanditse mu mazina yanjye. Ndumiwe koko ndacecetse Beri. Icyo nzi nuko amaherezo ibyo ukora bizakugaruka. Bizakugaruka rwose. Mwana wanjye twiringi uri hehe mwana wanjye? Twiringi Imana mwana wanjye uri hehe? Uri hehe? Ayiwe twiringi mwana wanjye we uri hehe we? Wisakuza. Hano ni he? Aha ni he? Ni uri kwa muganga. Ni kwa muganga n'uturi. Nende wanziritse se? Uraziritse nyine. Hanze hari n'abashinzwe umutekano kuko nubwo ukirwaye urafunze. Ni kwa
kuwa kangahe? Uyu munsi ni kuwa kabiri. Hashize ibyumweru 2 uri hano. Ayo we wampaye amazi nkanywa gaju. Mamazi ndumva cyo we. Mfite inyota we. Reka ngusukira aya ngaya. Gera aha ngaha. Okay. Ayo urakoze we. Maduranya ari he? Arasoza ariko mukanya nawe yarari hano. Twiringe ari he? Umwana wanjye Twiringe ari he gaju? Ari he? Ibyumweru 2 umaze hano nibyo bishize Twiringe tumushyingo. Ayo data we, nibishoboka we. Twiringe ni muzima. Urambeshe wa mwana w'agakobwa we, ndabizi n'ubundi n'umukundo uramwanga rwose. Ubu se noneho tuvuge ko utibuka ibyabaye koko. Bikize. Ubu ni wibuka isupu uri inyama itetse neza n'umuceri we wambikiye Twiringe ko yahantanze akabirya. Wahagera ugasanga yabiriye nawe ugahita ufata umugozi ukimanika. Shimira ko washatse kunyica nge nkagutabara kuko nahageze ubura gato ngo upfe ndahuruza baraguta. Uramemukiye gaju, uramemukiye rwose. Iyo ndeka nkipfira kuko nagombaga kujyana n'umwana wanjye. Uramemukiye pe. Gupfa si igihano. Ugomba kubaho kumva uko kubura ukunda bibabaza. None hari na wowe wamuhitanye. Uragakobwa tu ndarabivuze. Ayiwe Twiringe mwana wanjye we. Undabegerane we. Imbeho inaha wayumvise? Nasi nahaba kabe. Ukuri ahantu hakonje gutya sinashobora. Akira ikote ryanjye ryongere kuri uwo mupira wawe maze ususuruke mukobwa mwiza. Urasigarana ishati yonyine kabe. Inaha narahavukiye ndahakurira, imvura yaho rwose yaranyagiye. Njye ndahamenyereye rwose nta kibazo mfite. Ese mushiki wawe agiye umwongoreye iki kabe? Umwongoreye ko dukeneye kugumana hano twenyine. Akora umwana mubi iyo reka akanganiriza koko. Ni ukuri n'umwana mwiza naramukunze maze afite ibitekerezo biruta imyaka ye. Karushya ari gato nyine. Yari kuba muri urugo ntamenye ubwenge se. Karokotse urupfu disi. Imana yanenze ibintu bibiri. Kumena amaraso na gereza. Marume umugore we, umuhungu wabo n'uwitwa inshuti yabo wese nari kubahitana. Oya Kabera we wari kubaye umwicanyi ruharwa. Mushiki wanjye mama yansigiye akambwira ngo nzamumenye nzamurinde. Nkaba naravuye iwacu nkajya kurindagira mu mujyi ntahazi kugira ngo nshake imibereho nzaze mukure mu bibazo. Maze nkajya kumva nkumva nako tubireke shenge we. Tubireke n'ubundi tuvuga ibirebana n'akazi. Okay. Njya mu rubanza rwa Mukamarume. Nasize ugiye kumvikana na company zadufasha kubaka ariya macumbi neza. Yego. Na kontra narayizanye bemeye ko ku mezi 6 ibikorwa bazaba babirangije nk'uko byifuza nshuti yanjye. Ariko ubundi nzagushimira nti. Wumva wifuza ko nzagushimira gute? Kuri umuntu watumye mbundi we. Ibyo kunshimira tubyihorere kabe. Reka dutegura akazi neza kugira ngo hari amacumbi yanyu hazamurwe hoteli nziza izakurura abagenzi, kandi wibuke ko ari isezerano wagiranye na papa kuzagaruza igishoro hatanze. Ndabyumva. Wibuke ko byabaye ngombwa ko atanga garage imwe kugira ngo ibi bigerweho. Shenge humura ndabizi ko umusaza atazanga yana. Uri ahubwo namuhumuye amaso. Umucuruzi nyawe ntashakira mu kintu kimwe. Ubazagira igaraje gire na hoteli nge nawe dufitemo imigabane. Ko mari ngo mbafashe gucunga umutungo wanyu se. Uhari nzawubacungira neza ni mu binyemerera. Humura ntituzakunaniza. None ndumva n'akazi twakareka kukaganiraho tukaganira ku bindi. Ibiki se noneho? Tumaze iminsi muri rwaseraza akazi, imanza, cyamunara n'ibindi. Twebwe turiyibagirwa. Ushatse kuvuga iki kabe? Ko nyuma y'ibyo byose dufite ubuzima she. Tugomba kwiyubaka. Sindasobanukirwa pe. Shenge. Karame. No urumva udashobora kumbwira wa muntu umwe wakwemerera urukundo.
uwo muntu se uwo munyamahirwe ndashaka kumumenya nkamenya n'impamvu atazi amahirwe yahishiwe. uwo muntu turahorana kabe. uwo muntu niwe muntu utuma umutima wanjye utuza. uwo muntu ni umujyanama wanjye. uwo muntu ni inshuti nabwiye akababaro kanjye nkimara gukomeretswa n'urukundo. uwo muntu nta wundi n'uwo turi kumwe hano. Mama Shafi, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Nubuhoro si kuko ntiyaha ibiwanjye bose. Gute se kandi? Ku buryo munsi w'ibirori wanyu. Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo unkeka se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe. Ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo. Urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha karibu sauce tomate. Maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza. Ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Ariko ni wowe umbwira utyo be. Ni ngewe Madura. Ahubwo mbahari nsohokere mu nzu bitaraba nabi. Perezida ngwa y'imodoka yanjye urebe ko ntindiganya kugenda. Ngo ibyangombwa by'imodoka yande yanjye aho nugira ngo ndatinya kubivuga. Niko se Madura uba mu kiye gihugu? Ariko beri nawe intesha umwanya. Ndashaka ibyangombwa by'imodoka yanjye nkayigurisha nkavina. Niko se Madura tuvuga ko utazi ko umutungo utakwanditseho utabara uwawe. Ushatse kuvuga ku imodoka witi yawe ari yanjye bwite. Kudedemanga se uba muzima be? Ndi muzima n'ubuzima bwanjye bwose. Ntibishobora kuguhira be. Cyangwa imodoka yanjye ngo bishoboke. N'abantu bose barabizi kwiriya fusa ari yanjye. Noneho wazemeze ko ari yawe nibikwanditseho. Iyi modoka yanditse mu mazina yanjye bwite. Jewe Nyirakamana Berina. Ibyo bintu ntiwabinkorera bere. Ntiwafatanya nabishwa banje banyirukanye mu. Batayikwirukana mose si yabo. Isi nyizingiyeho nyagasani. Itakwizingiraho. Ntiwamimukira gutyo ntibishoboka kuko urankunda. Njyewe ngukunda. Nta n'agashashi karwo kigeze kanyenyeretsa mu mutima wanjye Madura. Ngo icyo nashakaga ni amafaranga. Ubu utagifite n'urwara rwo kwishima se urumva naba ngushaka wiki. Nzahagera mu nzu yawe wintera icyugasi. Ntibishobora gukira haberi. Imodoka yanjye ntiwayimpeza umva wayigika guhagama. Ndavuze ngo sohoka cyangwa mvuze induru ko wanteba gufati. Maze usanga umugore wawe mu munyururu. Sohoka se. Sohoka wewe. Winesha umwanya nifitiye izindi gahunda. Muri Cogebanque tuzi agaciro k'igihe cyawe. Niyo mpamvu twakwegereje serivisi zacu hafi yawe. Umu agent wa Cogebanque aragufasha gufunguza konti iteza imbere muri Cogebanque. Udakatwa amafaranga yo kuyicunga, wasabiraho inguzanyo ndetse na serivisi z'ikoranabuhanga. Aragufasha kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ku bantu batandukanye, baba abakiriya n'abatari abakiriya ba Cogebanque. Kandi ku giciro kiri hasi utasanga ahandi. Urabasha kwishyura amafaranga y'ishuri, umuriro, amazi, ifatabuguzi rya televiziyo n'ibindi byinshi. Gana aba agent ba Cogebanque usanga hirya no hino mu gihugu baguhe serivisi nk'uwigereye ku ishami rya banki ucungura igihe n'amafaranga. Cogebanque biroroshye kandi birashoboka. Ariko se waje ukicara koko? Avuga igihe wahagarariye mu muryango urareba hanze ntunanirwa akagoye. Erega nkumbuye umwana wanjye Serema. Ngwino wicare ye waraza. Ubu se batinze hehe koko? Baratuma turya ibikonje. Ahubwo rero reka nkwereke. Buriya njyewe ngiye kwirira. None se Serema we kuganira nabo cyane ntiwamenya icyo bashaka kutubwira. Nuko reda ufite amatsiko nanjye niko nyafite. Ariko se buriya zamari hehe ko atarimo kubakingurira? Ntureba se kandi n'umuvuduko w'amaraso yawe rwose urazamuka wa mugore we ndabona washyushye. Nifitiye amatsiko di. Ahubwo wowe sinzi uko uteye ntujya uyagira rwose. Murakaza neza abana banjye nari mbategereje. Yego ubundi mwatinze.
kwinjira muri uyu mujyi muri weekend igiye gutangira ari ikibazo mama. mutubabare rwose twahuye na mbuteyaje itoroshye. muraho de muraho neza. yewe icyangombwa ni uko muje murakaza neza murisanga rwose. ngaho nimwicare mumbwire aho imirimo igeze nimwicare. ariko shehe n'akazimana yanjye none abana ntibaricara ntacyo baranywa ntiturabakira barashonje ngo akazi wabaye ko wabuze ko wifitiye amatsiko y'andi makuru atarebana n'akazi ntonyeye. ayahe makuru mama? papa wawe niwe wambwiye ko wowe na Kabera mudufitiye inkuru nziza mwana wawe. turitegereje. niko bimeze rwose. inkuru nziza turayibafitiye. ariko nimwe muri buduhe nyine umwanya wo kuyibabwira. mubyeyi se kagoyire ko hateguye ameza kandi ukaba wifuza ko abana bawe barya bitarahora. tubanze tujye ku meza cyangwa urabanza. urumva narya bikamanuka bitaramenya iyo nkuru serema. ntibishoboka rwose. ubundi ushaka ko bababura amahoro umubwira ko umufitiye inkuru cyangwa surprise icyo gihe ntatuza. nibyo gusa se mw'abantu mwe niyo atwite ntatuza kuko aba afite amatsiko menshi cyane yo kumenya umwana azabyara. ariko noneho nawe ngaho uvuga Kabe bwira mama rwose. ese we wavuze ko nta kibazo gihari. niki ko mwitana ba mwana nimutubwire. mu by'ukuri impamvu mbwira shenge nkaba ari uvuga nuko numva ntafite aho mpera rwose mvuga. mfite byinshi ku mutima wanjye ku buryo numva nshobora kubivangavanga. cyakora ndabanza nshimire mbashimire babyeyi kuko iyo atabamwe ngewe uhagaze ahangaha rwose sinzi aho mba ndi. muri intumwa z'Imana kuri nge muri abantu bafite igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye. mbakesha kubaho, mbakesha kuba uwundi we, mbakesha sinzi uko nabivuga. ibyo uvuze birahagije Kabera mwana wacu. Kabe ntunkoze isoni. ntabwo nzi gukoza shenge. twavuganye ko nzaba umugabo sindiri kandi koko nta mpamvu yo kurira nubwo bibaho ko umuntu arira kubera ibyishimo. iyo bije rero bigakora ku mubabaro yagize. ijambo rya mbere ryari ryo gushima. mbabwira rwose ko nzasigasira umuco w'urukundo mwanyeretse. nzagira ineza nk'uko mwayingiriye. Kabera rwose vuga ijambo dutegereje rwose. iryo mutegereje nta rindi ni ijambo nabitse kuva ngeze hano. kuko nahageze nkakirwa n'umukobwa mwiza akangirira neza. iyi neza rero ibaye nziza ikanezeza uwayigiriwe ibyara urukundo. hari ikindi si ubwo si ibyo ra. mama hashize igihe nkubwiye ko hari umusore nkunda. yego uwo musore nta wundi ni Kabera. ni wowe Gashu kazi neza nari gukumbuye inshuti yanjye. hanyuma se hano ko wacecetse cyane we uri wenyine? mpari njyenyine kandi na radiyo yandambiye ndayisimye. nyogokuru wawe se yagiye he? nari mu cyumba numva arambwiye ngo yigiriye mu isantere. amakuru se Gashu ni meza sha. utegereje ibisubizo by'amanota wihanganye cyangwa utihanganye? umva mbitegereje ntihanganye kuko sinzanarindira umwaka wose. nzahita nsaba umusaza wanjye nyishyurire kaminuza yigenga ubundi niga amategeko. nibe nawe sha jye menyere ntanatsinda neza yanjye azarangirira. humura uzatsinda neza izaba. kuri umuhanga se ufite ubwoba bw'iki? nubwo ntakwiga wowe ukiga nakumva nishimye mu mutima wanjye Gashu. uziga ubwo hari ubwo ntekereza ubuzima bwawe nkumva nazabwandikaho igitabo. humura uziga izaba.
ndashaka kwiga amategeko nkajya mburanira abana b'imfubyi basigara mu miryango bagatereranwa n'abagize imiryango yabo bagamije kubarya ibyo basigiwe n'ababyeyi babo. ni ukuri uzaburanira izo nzirakarengane zizira ibyago zitekururiye kuko nzi neza ko nta mwana n'umwe uza ku isi yarahisemo kuzaba imfubyi, kimwe n'uko nta mubyeyi wifuza gusiga umwana we muri aka kangaratete. ubu noneho nje kukugisha inama Izaba. inama? umutima umaze iminsi undya sha, none ngira inama. ubu nzajye muri gereza gusura Mukamarume cyangwa nzabyihorera? urashaka kujya gusura Kankindi n'ibintu byose yagukoreye kugeza ubwo ashaka kukwica Imana ikagutabara agapfa umuhungu we akaba afungiye kwikora mu nda? ndabishaka pe, sinkumva Gaju. ahubwo se ko numva ngomba gusaba na musaza wanjye tukajyana we kandi tugahana Marume akazi muri ya hoteli igiye kuzura, ariko rwose ntakomeze kwandavurira inaha ngaha. cyakora nyokurume we wapfa kumugirira impuhwe kuko mama atanga ubuhamya mu rukiko yavuze ko Kankindi yashatse kukwica kera akamubuza. ibyo bakeba ntiwabimenya, icyo nshaka ni ukubohora umutima wanjye. ndumva nshaka kujya muri gereza gusura uriya mukecuru rwose nkamubwira kandi ku mutima, nkamubaza icyo mama yari yaramukoreye cyatumye atwanga kuriya. urashaka kumbwira ngo nanjye nzababarire mama? imbabazi umuntu azitanga ku giti cye byumvikanye n'umutimanama we, sinabiguhatira. wowe ubwawe niwumva ari ngombwa uzamubabarire, ariko inama nakugira nshuti yanjye ni ukwibuka ko mama bumwe mu buzima ntawe umusimbura, ugaharanira kubana nawe neza ukimufite. iryo jambo ni ubwa kabiri bimbwiye Gaju. uzabitekerezeho. mwibereye aho ntimuzi ibibereye hariya ku isantere mwabana mwe? habaye iki mukecuru? habaye iki nyogoko? bigenze bite? mufashwe n'inkongi y'umuriro nsize abantu bahururana ibitaka bahururana amazi ngo bayizimye ariko ikanga ikagurumana. yego kumana rero ngo bategereje kizimyamwoto ya polisi, ariko twizere ko nta muntu uhiriyemo. ntawe da, ngo shoferi yari yayisize ayifunze kandi amahirwe yari ihagaze hariya hirya hahandi hirya yo kwa Munyemana. nta n'amazu menshi ahari. ko nyira yahuye na kaga. akaga kavugwa. sinkurije kwiruhukira mwana wa? nta kibazo, wowe igihe cyose wanshakira wemerewe kuza kundeba mama. none se bimeze bite mwana wanjye ko ntacyo umbwira? kirebana n'iki mama? ubukwe bwawe erega tugomba no kubimenyesha bene nyoko hakiri kare bagashaka ibyangombwa byo kubutaha. utazabutaha ntazankira. njye na Kabera turacyahuze mama. dufite akazi kenshi, tugomba kubanza gushyira hoteli ya papa mu buryo, ubundi tugategura ubukwe bwacu, tugafata ikiruhuko cy'amezi 3 turi ahantu twenyine na telefoni zitariho. icyo rero ejo ninde uzabyemera shenge we? ni wowe na papa. ndabishimiye bana banjye. ni ukuri Kabera uriya yageze ahangaha mbanza kutamwumva neza, ariko nabonye ko hari igihe umuntu yirukana umugisha mu rugo. wari wirukanye nyine iyo utagira papa uzi kwizirika ku ijambo rye. namusabye imbabazi kandi nizeye ko yambabariye. buriya rero niba hariho umuntu Kabera avuga ko yamugiriye neza ni wowe. yego papa yaramufashije, ariko wowe wamwigishije kugira uruhare mu bimukorerwa. ntarakubwira ko yabifashe nabi se? ni ukuri mama, kandi iyo biba ikibazo kuri we aba yarabimbwiye, kuko ibyo mwumvikanye yabanje kubimpisha. aho abimbwiriye ambwira nk'umuntu ubona ko wari uri mukuri. ntibyari ukumwanga, yaraje nsanga ari imfubyi, ariko numvaga agomba kubona ibyo yakoreye kugira ngo atazaba ikigwari. ikindi rero numvaga ntashaka kukubonana nawe kuko nta cyizere nari mufitiye. njye rero nkimubona, ariko ntunseke mama. umurese nguseka mwana wa? umutima wanjye warafungutse. ese nkubwire ngo iki, nabonye ari nk'umuntu nari ngeneye naramubuze, anamaze iminsi mike hano, cyamusa kiba kirampemukiye. ndaza mbika ibitabo mu kabati, nsohoka niruka ndamukomangira, agikingura naramuhobeye ndarira. niwe watekereje kuririra kandi mpari? nta nubwo nari gutekereza kubikubwira, kandi kuva uwo munsi nakunze Kabera mama. urukundo mukunda ubu nirwo namukunze, nkamukumbura, namutekereza nkabura amahoro. icyo gihe iyo umbwira ko umukunda umenya wari gutuma mwirukana hano? nari mbizi cyane maze ndabihisha, nawe ubwe ndabimuhisha.
mu Rwanda no guhisha urukundo nkunda umuntu tutari mu rwego rumwe. Yigaga mu mashuri yisumbuye, njye niga muri kaminuza. Nigana n'abasore bamwe bavuka mu miryango ikomeye, abandi bafite imitungo barazwe n'iwabo, ariko bose nkababona munsi ya Kabera. Imana yagujishuriye impano iri muri we y'ubwenge, yo gukunda umurimo, yo kubaha buri wese. Urakoze mama, ibyo nibyo namubonye, kandi biragenda bigahura n'ibya papa wanjye neza neza. Byiza cyane, kandi niwe cyitegererezo cy'umugabo nifuzaga. Ni ukuri narebaga papa buri gihe ko akunda gukora, ko akunda abantu, ko yubaha buri wese, nkavuga ngo ugenda mu mama waratoba. Urakoze mwana we. Maze nkabwira Imana mu mutima wanjye, ntibizampa umugabo umeze nk'uwo yaguhaye. Igira hino nguhobere shenge mwana wanjye. Kandi nkubwire ko uzi ubwenge, uzi guhitamo neza, maze Imana izabahire mwembi, umutima mwiza yabahaye muzawuhorane iteka. ko mwese mwacecetse se? uvuga batarabona Kabera mwana wanjye. Ngenda bashimiye cyane ko sinatekerezaga ko we na mushiki wawe mwafata umwanya wanyu ngo muze kundeba. Nta mpamvu yo kubika ibintu bibi mu mitima yacu kandi byiza bihari. Kubabara si ibintu byatworoheye, ariko kugira ngo tubeho dutuje mu mitima yacu niko kubabarira, tukanamenya icyo mwaduhuye, kuko simbyumva rwose. Marume ko wagendaga iwacu mama akiriho, ko wagiraga ikibazo ukaza kumwitabaza, kuki koko? Gusa nibuka ko hari icyo mwahoraga mupfa, kumucyura ko atashatse ngo aguheshe ishema, ariko ntibyari gutuma twanga bigeze naho duhemukira. Nta magambo nabona mvuga yandi, murabona aho ndi nuko meze. Uruhande rumwe ni paralisi, kubona ibitotsi ni uguterwa imiti, kuko igihe cyose mba mpanganye n'umwana wanjye atakambaza icyo namuhoye. None se nawe Mukamarume reka nkubaze, ko nari umwana w'umukobwa muto, iyo umbera umubyeyi sinari kukubera umwana? Bana bamwe ne mama mbasajya imbabazi, ndabizi ko iyo tubabera ababyeyi mwari kutubera abana kandi beza, ariko nyine isi inda nini, ko twari abana imitungo ya mama muyifiteho uburenganzira, iyo muyikoresha muturera byari kubatwara iki? Ni ukuri nta kindi cyabiduteye, twumvaga ko muzakura mukabitwirukanamo, ariko byarangiye twese tubibuze. Mwarabibuze nyine, byarabahombiye, ibindi bitezwa cyamunara. Ntabyo mufite natwe ntabyo dufite. yewe yewe ndi mu marembera, ariko iminsi isigaje niyo kubwira abakiri bato ko kubaho neza ari ukwirinda guhemuka. Igihe cyose uhemukiye undi muntu ni ukuri ntacyo ugeraho, ariko iyo ugize neza ibyiza biza bigusanga cyane rwose. Nkabaho urugero rw'ababyeyi banyakiriye bakangirira neza. Kuva ngeze mu rugo rwabo ibyo batunze byatangiye kwiyongera. Umusaza Selemani rwose yanyakiriye, afite igaraje imwe, yandihiye amashuri ndangiza kwiga afite amagaraje 3. Ntiwumva se yarakoze rwose. Bivuga ko iyo mutatugirira nabi, ibyo mwatujije byari kuba bimaze kwikuba inshuro nyinshi cyane. N'umwana wanyu akiri. Nimumbabarire rwose, nsabye imbabazi rwe tubyihorere. Ndabizi nzarinda ava kuri iyi si ntaribabarira nanjye ubwanjye. Uzibabarire kuko twarakubabariye. Ariko ubuzima bw'umwana wanjye ntabwo azabugarura. Sinanura kubujije gushaka kwica umwana w'umukobwa kanyi. Oya Maru, mwitongana. Turi hano kugira ngo buri wese aruhuke mu mutima. Mubyeyi ni we wenyine ugomba kwibabarira, ubundi Imana ikakubabarira. Kandi igihe cyose utaribabarira, abaganga bazakuvurira ubusa, uzakomeza umere utyo. Icyambera cyiza nuko napfa nkava kuri iyi si. Gopfa urufuse ruragushaka, twakwanze umunsi wimanika ntupfe. Disi we mubwira utyo, erega arababaye. Nashatse nabi, iyo ushaka neza umugore utari umugome yari kungira inama yo kubakunda, ariko iteka yanshyiragamo urwango rwo kubanga, none se ubutwungutse iki? Igihombo gusa. Igihombo nyine. Iby'isi twashakaga ntibyaramye, kugeza ubwo n'imodoka naburanaga na Berina
yabiriye mu isantire bakayizimya bikanga kugeza ikongotse. Umwana twabyaye ari he? ayiwe ntiyazize ubugome bwawe wa mugore we. erega marume ubimenye ntawuramiriza ku gihemu. muri iki gice cya kabiri cy'umukino ntawuramiriza mu gihemu wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Kabera mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Maduranya mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Gaju mwakiniwe na Mugeni Aime, Twiringi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Izabayo mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Shenge mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Kagoyire mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Berina mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Sheye Selemani mwakiniwe na Graciane Niyitegeka, Kankindi mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice.